Yezu akuzwe. Mwiriwe neza. Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu mugoroba rero ku munsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu, tugize ibyishimo byo kuza imbere yanyu kugira ngo dufatanye muri iyi nyigisho y'uyu munsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Muri kumwe rero na Ndayambaje Yohani Batista, Nanjye Nsize Anonsiyata, twarashakanye ashize imyaka 33 n'ukwezi kumwe n'iminsi 10. Nyagasani yaduhaye kugira umuryango, dufite abana 10 barimo nabo twareze n'abuzukuru 6. Nyagasani rero kuri uyu mugoroba yongeye kuduha ibyishimo byo kuza kumutega amatwi. Twibukiranye ko insanganyamatsiko yo muri iki cyumweru igira iti njye n'umuryango wanjye tuzakorera uhoraho, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yozuwe umutwe wa 24 umurongo wa 15. Ku munsi wa mbere abavandimwe batubwiye mu buryo burambuye uko umuryango ari igicumbi cy'umuhamagaro, ibyishimo n'umunezero. Nyagasani aratumurikira atwereka ukuntu mu muryango ariho honyine dushobora kubonera ibyishimo ndetse n'umunezero. Ku munsi wa kabiri abavandimwe badushishikarije kumva uko umuryango ari ishingiro y'umuhamagaro, batwigisha ku burere bw'abana ndetse batubwira ku ndangagaciro za buri muryango, kirazira n'indangagaciro za buri muryango, ariko ku buryo bw'umwihariko batubwira ko buri muryango ugira umuhamagaro wawo. Icyo gihe ngira ngo twatahanye umukoro wo gutekereza, ese umuryango wanjye ufite ubuhe muhamagaro, kugira ngo buri wese arebe icyo Nyagasani amuhamagarira kuba cyo, urwo rugo Nyagasani ararusaba iki ku buryo bw'umwihariko. Ku munsi wa gatatu abavandimwe batubwiye ku gisingizo cy'umugore w'umutima ndetse n'umugabo w'intwari. Ijambo ry'Imana bibanzeho ryagaragazaga uko Nyagasani yifuza urugo, ndetse bavuga bati ese uwo mugore w'umutima yabonwa nande? Ese umugabo w'intwari Nyagasani yamuhaye uwuhe muhamagaro? Ejo rero ku munsi wa kane twabonye ko mu muryango wacu habamo ibikomere. Ibikomere byacu rero bituruka mu miryango dukomokamo, yaba ari mu gisekuruza cyacu, yaba se ari ku bituruka ku ntege nke zacu bwite. Ibyo byose uko byaba bimeze kose, umukiro wabyo ukomoka mu bikomere bya Yezu. Mu bikomere bya Yezu rero niho dukura umukiro. Uyu munsi rero noneho ku munsi mukuru w'umutima mutagatifu tugiye kuganira ku mutima mutagatifu wa Yezu. Wa mutima rero wadukunze by'agahebuzo, wa mutima wakunze umuntu kuva agisamwa, wa mutima w'Imana mu butatu butagatifu, uko Imana yatekereje muntu kuva mu ntangiriro ikarema Adamu na Eva, ikabarema ari umugabo n'umugore, ariko ikabaha kuba muri Edeni, nyamara umushukanyi agatuma badakomeza kuba muri Edeni. Urwo rukundo Imana yarukomereje umuryango igihe bari basohotse muri Edeni. Imana yasanze bambaye ubusa kubera ko bariye ku rubuto babujijwe. Imana ngo ibadodera uruhu, irabambika, ibasohora muri Edeni. Nyuma yaho Imana iza gutora Aburahamu, iramubwira iti uhaguruke uve mu gihugu cyawe, uve mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Kuri wowe amahanga yose niho azahererwa umugisha. Imana rero itora gutyo Aburahamu kugira ngo abe integuza y'umuryango wa Isiraheli.
mu gihe gikwiye uwo muryango ujya mu Misiri, ariko nanone nyuma y'imyaka 400 Imana yohereza Musa kugira ngo aze kubakura mu Misiri. Muri urwo rugendo rwo kwambuka bava mu Misiri, Imana inangira umutima wa Farawo kugeza ubwo haje kuba igitangaza mu gihe Imana yabwiraga Musa ko bafata amaraso y'umwana w'intama bagasiga ku nzugi z'Abayisiraheli bose, marayika murimbuzi arimbura icyavutse bwa mbere cyose mu Misiri. Bemera kurekura gutyo umuryango w'Imana kugira ngo uze mu gihugu cy'isezerano. Icyo gihugu cy'isezerano rero bamaze kukigeramo, nyuma Nyagasani aza kuducungura. Uko kuducungura rero Yezu Kristo ubwe yaje kutwihaho umugati na divayi. Wa mugati washushanywaga na manu bariye mu butayu, wa mugati washushanywaga na ya ntama ya Pasika, Yezu Kristo yemera kwitanga ubwe kugira ngo atubere ifunguro ry'umugati na divayi. Uyu munsi rero turahimbaza uwo munsi, ariko tugiye kureba ku buryo bw'umwihariko uko Imana yanyujije ubutumwa bw'umutima mutagatifu ku mubikira w'umuvizitandine witwa Margarite Maria Alacoque, kugira ngo isabe ko habaho uyu munsi ku buryo bw'umwihariko. Kristo Yezu akuzwe. Hari ku itariki ya 27 z'ukwa 12 1673 ku munsi mukuru wa Yohana Intumwa, wa wundi wegamiraga Yezu mu gituza, umwigishwa Yezu yakundaga cyane. Iyo tariki rero niho Yezu yabonekeye Margarita Maria bwa mbere, amuhishurira amabanga y'ubwiza bw'urukundo rwe. Hanyuma afata umutima wa Margarita Maria awinjiza mu we. Ugurumana urukundo ngo Margarita Maria yarawurebaga, Yezu yawufasha akawushyira mu we, akabona ni nk'akadomo ariko kakirana. Yezu arawufata awukura kuwe, arongera awushyira muri Margarita Maria. Mbese ni nkaho yamukoreye operasiyo. Noneho ngo nyuma aramubwira ati, kugira ngo utazajya utekereza ko ari inzozi kandi ari ukuri, mu buzima bwawe bwose hazahora hababara. Muri iryo bonekerwa nyine amuha urukundo rudasanzwe ruvuye muri Yezu Imana rwose. Natwe nyine nibyo turirimba ngo Nyagasani Imana yacu kongeza mu mutima wacu umuriro w'urukundo nyarwo. Ngo Nyagasani Imana yacu kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe. Ese uwo muriro Yezu tuba turirimba duhamagara ngo Yezu nakongeze umuriro w'urukundo rwe muri twebwe, uwo muriro uraza ugakora iki? Uraza ugatwika iki? Nk'umuryango, abagabo n'abagore, abana, abihaye Imana, iyo uwo muriro turimo turirimba tuba tuzi icyo turirimba. Ese uraza ukadutsindira uburakari tugira mu miryango? Ese uraza ukadutsindira kwikunda? Ese uraza ukadutsindira kwanduranya hagati nk'abashakanye? Ese uwo muriro uraza ukadutsindira kubaho twumva ari twe dufite agaciro mu rugo kurusha uwo twashakanye? Uwo muriro uraza ugakora iki? Twagombye kubiririmba ntibirangirire ahangaha gusa, ahubwo tukawujyana uwo muriro w'urukundo Yezu duhabwa, tukamujyana mu miryango iwacu, tukamujyana mu nshuti, tukamujyana mu bavandimwe. Mbese uwo muriro nturangirire kuvuga gusa ngo twongeza niturangiza twigendere gusa, nta kindi.
hari nta tuvuga ngo ni wowe wantwaye umutima maze nanjye nemera gutwarwa umutima wanjye urumana kuko wankunze bikomeye maze ukampfira ku musaraba umutima wanjye uwo mutima wacu ugurumanamo iki? Ugurumana urwo rukundo Yezu yatubuganijemo, cyangwa ugurumana nk'uko tubona isi yaka ihora yirukanka, tubona ibyaka tukabihururira, tubona ahantu aha tukahahururira, tubona ibi n'ibi tukabihururira? Ni iki kigurumanamo? Hagurumanamo ko tukeneye kuzabaho ubugingo bw'iteka? Hagurumanamo iki? Hagurumana urukundo rutuma dukunda abanzi bacu? Hagurumana urukundo rutuma dukunda abo twashakanye? Umutima uragurumana tugakunda abatwanga? Uwo mutima uragurumana cyangwa turabivuga tukabirangiriza ahangaha? Nose ntimuzi ko iyi si turiho ari urugendo? Niyo mpamvu Yezu aduhata buri munsi urwo rukundo kugira ngo natwe turujyana ahandi. Ntabwo aruduhata ngo tugurumanire mu isi nk'uko isi ihora yaka. Oya, adukunda urukundo rutuganisha ku bugingo bw'iteka. Niyo mpamvu muri Ezekiyeli umutwe wa 11 umurongo wa 19 Yezu aravuga ngo nzavana mu mubiri wabo umutima w'ibuye mbashyiremo umutima wumva. Ese murabyemera? Murabyemera abavandi? Mwemera ko Yezu abavanamo umutima w'ibuye akadushyiramo umutima w'inyama? Niba mubyemera Imana ishimwe. Hari nanone muri Ezekiyeli umutwe wa 36 ku murongo wa 26 nzabaha umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya, mu mubiri wanyu nzavanamo umutima w'ibuye shyiremo umutima wumva. Yezu murabimwemerera? Yego. Ubwo rero ubwa kabiri yamubonekeye mu 1674 ashengera isakaramentu itagatifu, amwereka ibikomere bye uko ari 5 bimeze nk'izuba rimurika urumuri rutangaje, ku buryo bw'umwihariko urumuri ruvubuka mu mutima mutagatifu wa Yezu, maze amuganyira ubuhemu, ugusuzugurwa, ukwirengagizwa girirwa mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, maze amusaba guhengerera ibyo byaha. Aha rero naje gutekereza, ndimo gusenga ntekereza ku cyo turi buganire, nibajije ngo ese nk'umuryango Yezu bagize umuntu ayongorera nk'ibyo yabwiye Marigarita Mariya, nkavuga ngo ese mu muryango twisubiyemo twasanga ubuhemu n'ubuhe Yezu bukimubabaje kugeza kuri uyu mwaka wa 2026 mu miryango yacu? Natekereje rero ngo Yezu agize uwabyongorera, yabyongorera wowe cyangwa yabyongorera njyewe, Yezu yamubwira ubuhemu tugirana hagati yacu nk'abashakanye ko ari byo bimubabaje kurusha ibindi. Yamubwira ati mbabajwe nuko abashakanye ubuhemu bankorera barasezeranye imbere yanjye, mbabajwe nuko batagikundana, mbabajwe nuko umwe asigaye akurura yishyira, mbabajwe nuko batakingirira icyizere, mbabajwe nuko mu mitima yabo hahoramo gatanya, mbabajwe nuko bagira gutya basama umwana mu nda bakavuga ko azababuza kwishimisha bakamukuramo. Umugabo n'umugore bakabyumvikanaho bakagenda bagakuramo uwo mwana, kuko umwana azababuza uburenganzira bwabo, uburenganzira bwo gusohoka, uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Natekereje nsanga ako kantu Yezu agize uwabyongorera ubu ngubu yabimubwira. Natekereje nsanga Yezu yamubwira ukuntu abajwe nuko ngo twisobanukiwe, ngo dusigaye twikunda, ngo umugabo yankunda atankunda, ngo njye narisobanukiwe. N'umugabo nawe akavuga ati umugabo
umugore yankunda atankunda njye narisobanukiwe nzajya agenda ngikemurire hariya ubundi ntahe. Ni byinshi cyane Yezu yamwongorera ukuntu dusigaye dutabana nk'ababyeyi, tukishushura abana tukabasiga tukagenda kandi twufitanye isezerano. Yamwongorera ukuntu tubyuka tuza hano mu misa mu gitondo, umugabo akajya ku ruhande rumwe hirya hariya n'umugore akajya ku ruhande rumwe hirya hariya, twese tugahurira ku isakaramentu tugahazwa kandi ngo zaraye zaka. Byose si ugutesha agaciro umubiri wa Yezu. Ntekereza ko Yezu aramutse amwongoreye, yongoreye umuntu ibintu by'ingo z'ubu, ibyo byose yabimubwira. Ntekereza ukuntu Yezu yamwongorera ukuntu tuza mu misa ya mu gitondo tunuka inzoga. Ntekereza ukuntu Yezu yamwongorera ati ubuhemu bwabo n'urukundo nabakunze nabo natowe ngo bajye bamfasha guhereza abandi umubiri wanjye, baturuka mu miryango yabo kubera ko baraye amajoro, ari n'ugiye kumpereza abandi nawe anuka inzoga. Umubonye akavuga ati ni za nzoga z'abakatolike. Utekereza ko Yezu se bitamugeraho? Yezu ni Imana, Yezu asobanukiwe byose. Utekereza ko niba abana batamperuka, niba abana badaheruka, umugabo bavuga ati papa asigaye abahe, ibyo byose Yezu arabizi kandi abisobanukiwe, kandi nitwe yifashishije ngo areme nk'urugo umugabo n'umugore. Ntekereza ko niba abona umubyeyi wibana, yaba umugabo cyangwa umugore, umugabo yamaze kugenda cyangwa umugore amaze kugenda, ngo arisobanukirwa kurusha uko yari ameze mbere. Arisobanukirwa, yumva agomba kujya mu kabyiniro, yumva agomba kujya abandi bagore, yumva agomba kujya za Gisenyi nk'uko natwe abagore bafite abagabo cyangwa abagabo bafite bimera. Yumva arisobanukiwe, kandi ku cyumweru tukambara neza, tugasokoza, tukaza tugahazwa. Ibyo byose Yezu biramubibabaza mu muryango. Noneho yanamusabye, yamweretse ukuntu nyine tumusuzugura, tuba twasuzuguye umubiri we, no kumwirengagiza mu isakaramentu ry'Ukarisitiya tukamuhabwa nyine tudatunganye. None yamusabye guhongerera, yanamusabye guhongerera ibyo byaha. Guhongerera ni iki? Guhongerera ni ukwishyura umwenda ubereyemo umuntu. Reka nze mbaye nk'urugero guhongerera. Reba, hari umuntu wigeze kunganiriza ambwira ukuntu nyine ngo umugore nyine yari yarisobanukiwe, ngo arangije kwisobanukirwa abwira umuntu azi iwabo, aje iwabo nyine umugabo aza, umuntu atarataha. Ngo aje atarataha ahita nyine amwinjiza munsi y'igitanda. Amwinjize munsi y'igitanda abura uko asohoka, kuko uwo bashakanye yahise ajya muri shambure. Ngo ntagiye muri shambure, ngo umwana nyine igihe cyo kujya kuryama kigeze, ngo umwana akajya ajya iruhande rwa papa we na mama we, ngo akavuga mama yayayaha, papa yayayaha, wowe yayayahe. Arimo abwira nyine wa mugabo usanzwe uzi wabo, wa mugabo usanzwe uzi wabo basesetse munsi y'uburiri. Mama yayayaha, papa yayayaha, wowe yayayahe. Noneho rero ibyo birabaye, birarangiye, wowe mugore uricujije, usabye imbabazi z'ibyaha byawe. Nubwo usabye imbabazi z'ibyaha byawe, turimo turavuga guhongerera, usabye imbabazi z'ibyaha byawe, ariko igihe wakoraga cya cyaha umwana yarakubonye, uwo mugabo mu bikorana yarakubonye, umukozi mu rugo yarakubonye, n'umuturanyi wanyu yarakubonye. Wowe nubwo wicujije, wa mwana wawe, wa murage wamushyizemo, wa mukozi wawe ibyo yabonye, wa muturanyi ibyo yabonye, washyize urukuta rukomeye hagati ye n'Imana, kukuza mu misa buri munsi, byatumye atabona Imana. Impamvu rero ugomba guhongera icyo cyaha nubwo wicujije, nuko ba bandi bo bashobora kuba batarigeze bicuza kandi ari we wagiteye. Mbese ibyaha dukora nk'umuryango bibishene. Ubwo rero uhongerera gute?
wibuka gusaba imbabazi z'icyo cyaha, ukibuka kugira ibikorwa ukora by'urukundo bitandukanye, ukibuka guhamya Imana aho uhagaze, ukibuka gusiba kurya, ukibuka gusiba kunywa, ubigiriye cya cyaha wakoze cyakongeje abandi bose. Hari urundi rugero rwo guhongerera, ngo umugabo yagiye ahantu nyine yarisobanukiwe ajya kwiyitaho, agiye kwiyitaho ajyana n'akana k'agakobwa, agezeyo ngo ajyanye n'akana k'agakobwa ahahurira n'umukobwa we, aramubwira turamenye ntuneze nyoko. Undi nawe aramusubiza ati umva ntundege kuri mama, turamenye dore twese duhuriye ku cyaha, ntabwo umwe yari yazanye we n'undi yazanye we. Reba wa mugabo we waricujije, urimo uraza mu misa buri munsi, uruhazwa buri munsi, wibuke ko umwana wawe washyize urukuta hagati ye n'Imana. Umureceptioniste wabakiriye, wa mwana w'umukobwa nawe wari wajyanye, bose nubwo ujya gusenga byatumye batabona Imana, byatumye hari urukuta ruza hagati yabo n'Imana. Niyo mpamvu rero hari ibikorwa bitandukanye ugomba gukora kugira ngo uhongerere bya byaha, ya shene wakoze utuma abandi batabona Imana. Kristo Yezu akozwe. Yego, ngo ubwa gatatu rero yamubonekeye nanone arimo gushengerera, maze amwereka umutima we mutagatifu ugurumana urukundo, ati dore umutima wakunze abantu by'agahebuzo, ariko ukiturwa inabi, agasuzuguro, kwirengagizwa, maze amusaba ko hashyiraho umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Ubwo rero hejuru gato icyo nashakaga kuvuga gikomeye, ngo kera iyo ibyo byose turabikora, ibyo byose tukabikora twaza mu kiliziya tugahazwa, ibyo byose tukabikora twahindura none tukongera tugahazwa. Noneho rero ngo kera manu, reka isakaramentu tugereranye na manu. Kera manu, iyo Imana yabaga yatanze manu ku banyayisiraheli, ngo buri muntu yaryaga manu akurikije ngo icyifuzo icyo akumbuye. Tuvugana nshobora kuba nari nkumbuye n'inyama n'urugero, noneho manu iyo yazaga, iyo gu numvaga yari inyama. Niba nari nkumbuye ibirayi, iyo gu yazaga yari ibirayi. None na Yezu rero iyo tumuhabwa, nitwe duhitamo kumukunda, nitwe duhitamo kumwereka urukundo tuje tumufitiye, nirwo atubuganizamo. Cyane ko mwibuke muri iriya ndirimbo ya Tasiyo bavuga ngo ubugingo n'ubwabeza, ababi bahabwa urupfu, nibo birobanura. Sinzi kuririmba mu mbabarire, ariko se none twaba tuza mu misa buri munsi tugahabwa urupfu bavande? Twisubireho. Kuri iri bonekerwa rya kabiri wenda hari icyo adasobanuye neza kijyanye no guhongerera. Yezu yasabye Marigarita Mariya ko guhongerera byajya bikorwa mu isaha ntagatifu. Isaha ntagatifu ni ku mugoroba w'uwa kane ubanziza uwa gatanu w'imboneka. Akaba yarifuje ku buryo bw'umwihariko ko byakorwa amezi 9, ni ukuvuga bikamera nka noveni yo kuboneka muri iyo saha ushengereye Yezu mu gihe cy'amezi 9, kugira ngo uhongerere ibyo byaha byose tumaze kuvuga. Ariko ku buryo bw'umwihariko icyo yavuze nuko ababazwa cyane n'abamwiyeguriye, ni ukuvuga twebwe abakristu twahawe batisimu, tugakomezwa tugahabwa amasakaramentu yose, ariko ntitubashe guha agaciro Yezu duhabwa buri munsi. Muri aya mabonekerwa rero twakuramo ibintu bitatu, turagerageza kwihuta kubera ko dufite umwanya mutoya. Icya mbere nuko Yezu atubwira ko ari urukundo, yadukunze urukundo rukomeye. Ariko ahabonekera Marigarita Mariya yaramubwiye ati byibura wowe nkunda, nubwo isi yose yaba itakinkunda, ariko byibura wowe nkunda, ziba icyuho
cy'urwo rukundo uhagarare mu mwanya w'isi yose kugira ngo nkunde mu mwanya wa bariya bose. Nubwo yari umubikira w'umuvizitandine, ni ukuvuga bababikira badasohoka, ariko yamuhaye ubwo butumwa, amugira umunyamabanga w'umutima we mutagatifu. Ingingo ya kabiri, nyuko nyine yamuhishuriye akababaro aterwa no kutamukunda. Impamvu tubona umutima mutagatifu wa Yezu uzengurutswe n'ikamba ry'amahwa, nuko n'ubundi urwo rukundo rukibabazwa. Yaratwitangiye ku musaraba, ariko n'ubu ngubu ntabwo turumva urwo rukundo ngo turwakire uko rwakabaye. Bityo rero amahwa aramujomba, uko uwo mutima utera amahwa aramujomba, kubera wowe nanjye, kubera ibintu bitandukanye. Iyo mibabaro rero Yezu agira, akeneye umuntu umuba hafi kugira ngo ahongerere iyo mibabaro, ariko anahongerere intege nke z'abo bantu, kubera ko ikibabaza Yezu kurusha ibindi ari ugutakara kwa roho, ntizishobore kubona umukiro n'ubuzima bw'iteka. Guhongerera rero ibyo byaha ni nko gutanga ikiru, gutanga igiciro cy'uburokorwe bwazo, kugira ngo ku munsi wa nyuma zizabona amahirwe yo kwinjira muri purugatori no gusukurwa kugira ngo zinjire mu buzima bw'iteka. Icya gatatu ni uko Yezu adutuma kugira ngo uwo munsi mukuru w'umutima mutagatifu ni nka declaration d'amour, ni nk'umunsi mukuru w'urukundo Imana yakunze abantu, kandi tugomba gutangaza kugira ngo uwo munsi ukorwe. Nyagasani rero aradusaba noneho kumwiyegurira. Twari tumaze kuvuga ku guhongera mu buryo butandukanye, ariko noneho aradusaba ko tumwiyegurira. Nyuma rero yo kwemera ko yadukunze by'agahebuzo, aradusaba natwe kumwiyegurira. Kwiyegurira umutima mutagatifu wa Yezu rero ni ugufata icyemezo cyo kuba indahemuka, nk'uko mu ntumwa 12 Yezu yahisemo 3 b'inkoramutima, Yakobo, Petero na Yohani, ariko nanone muri abo 3 Yohana akaba ari we waryamye ku gituza cye mu gihe bari mu isangira ritagatifu. Aradusaba natwe kumwiyegurira, ni ukuvuga kuba inkoramutima ze. Uyu munsi rero bavandimwe, kubera ko Kristo yatugaragarije urukundo rwe atwiha mu isakaramento ry'Ukaristiya, mu guhimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu, nitwemere natwe atugire inkoramutima ze. Kwemera kuba inkoramutima ya Yezu ni ukwemera kumubera umunyamabanga, kugira ngo mbabazwe n'ibimubabaza, nshimishwe n'ibimushimisha, ariko noneho mfata icyemezo cyo kumwiyegurira, njyewe na mugenzi wanjye uwo twashakanye, buri wese amwiyegurire, ariko noneho ku buryo busumbuyeho tumwimike mu rugo rwacu. Kumwiyegurira rero, intera ya mbere ni uko buri wese yiyemeza kuba indahemuka, yiyemeza kuba inkoramutima ya Yezu, akagirana amasezerano na Yezu yo kumwiyegurira. Ariko noneho ku ntera ya kabiri, akiyemeza nk'umuryango kwimika ishusho y'umutima mutagatifu mu rugo rwanyu. Ni ukuvuga, niba nakoze amasezerano na Yezu yo kumwiyegurira, icyo ni kimwe, na nonsi yatakaba yayikoze, ariko urugo rwacu n'abana bacu nabo bakeneye kubona iyo nshuti yacu tuyiha umwanya w'ibanze mu buzima bwacu no mu rugo rwacu. Hakaza rero gukora uwo mwitozo wo kwimika umutima mutagatifu, ishusho y'umutima mutagatifu mu rugo rwacu, igategurirwa ahantu, igashyirwa ahirengeye, niko navuga, ku buryo umuntu winjiye iwacu wese ahita abona iyo shusho y'umutima mutagatifu imwakira, ikanamuha umugisha. Ariko nanone kumwimika iwacu bikajyana n'isengesho ryacu nk'abashakanye, rikajyana n'isengesho ryacu n'abana, rikajyana se n'isengesho ry'abantu bose binjiye mu rugo iwacu. Bahagera bakaharonkera amahoro, bahagera bakahisanzurira, mbese nk'uko n'ubundi umuntu wese urushye uremerewe aza kuruhukira
ku mutima mutagatifu wa Yezu. Noneho ingo zacu nazo zikaba nka kiliziya ntoya, ya yindi abantu barushye, abananiwe baza bakaruhukiramo kandi bagahura n'urukundo rw'Imana. Reka wenda Anonsiyata agire ubuhamya abaha ku byerekeranye no kwakira umuvandimwe yagera mu rugo akaharuhukira. Kristo Yesu akuzwe. Yego, twigeze kugira umuvandimwe tumaze kwimika umutima mutagatifu wa Yezu mu rugo iwacu n'ishusho ye. Habayeho igihe abantu benshi bajya baza, twigeze kugira umuntu umwe wihaye Imana wari ufite ikibazo yumva ashaka nyine kubivamo. Azi iwacu turamuganiriza, tumarana igihe ahamara nk'icyumweru. Dutekereza ko rero igihe yari ahari muri ibyo biganiro twaganiraga, twamwerekaga umutima wa Yezu nyine umukunda, umutima wa Yezu utuba hafi, umutima wa Yezu twimitse mu rugo iwacu, tukamusaba ngo Yezu nadukore igitangaza. Ubwo twamwimitse mu muryango wacu n'uyu mubikira yo gukura Yezu mu buzima bwe. Nyuma yaho byaje kugenda neza, arongera asubira mu muryango. Murakoze. Kwakira rero Yezu bisaba nyine gufungura imiryango, nk'uko umutima wa Yezu wakingujwe icumu kandi n'ubu ukaba ugifunguriye buri wese, n'ingo zacu nazo zigomba kuba zifunguriye buri wese. Ari unaniwe, ari ufite agahinda, ari ufite se ibibazo bitandukanye, ari ukeneye ubujyanama, ari ukeneye guhumurizwa, bakaza bose bakaruhukira aho ngaho. Ariko kubera Yezu Kristu uwe ubwe ubuhari, kuko aba ari we nyir'urugo, twebwe tukaba nk'abazamu, nk'uko Rugamba Cyprien yabivugaga iyo abantu binjiraga iwe. Kuki rero tugomba kwiyegurira umutima mutagatifu wa Yezu? Mbere na mbere bituma twakira ingabire nshya z'Imana, bigatuma tutirebaho ngo twihugireho, ahubwo tugafungukira ingabire z'umutima we mutagatifu mu gutega amatwi ijambo ry'Imana no kuribaho buri munsi. Noneho uko umuntu amuhabwa n'uko amushengerera, bigatuma mu buzima bwacu bwa buri munsi haba uwo mwitozo wo kugenda dutera udutambwe duto tugana urukundo rwe. Bigatuma nanone twumva dukunzwe nawe, kuko nyine nawe ari inshuti kandi idahemuka, kandi akaba niyo twebwe twahemuka waguma kuba indahemuka, kubera ko atajya yica isezerano. Twebwe nk'abantu dushobora guteshuka ku isezerano, ariko we ni indahemuka. Ubwo budahemuka bwe rero nibwo budutera imbaraga, nibwo butuma tudacika intege, nibwo butuma dutwaza ukongera ugahagurukana ubutwari kugira ngo ugumane nawe. Rero turangiza, Margarita Maria Yezu nyine yamuhaye amasezerano ku bantu nyine bazakora ibyo tubabwiye bikeya. Hari n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko mu masezerano yamubwiye yavuze ko nzatanga amahoro mu miryango yanyu, abazaba barakoze nyine barimitse umutima mutagatifu wa Yezu. Nyine nk'aho bavuga ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, muri Yohani umutwe wa 14:27. Irya kabiri, nzabahumuriza mu magorwa, mungane mwese abarushye abaremerewe, njye nzabaruhura. Matayo 11:28. Ikindi, nzababera ubuhungiro bwizewe mu gihe mukiriho, ariko cyane cyane ku isaha y'urupfu rwanyu. Nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe ariho muzaba. Muri Yohani umutwe wa 14:3. Irindi sezerano rya 9, nzahumugisha inzu izaba irimo ishusho yanjye kandi ikaba yubashywe. Irindi sezerano rireba abihaye Imana,
nzaha abapadiri ingabire yo guhindura imitima inangiye. Ni ukuvuga urugo rw'abihaye Imana rwimitse umutima mutagatifu wa Yezu, abaha ku buryo bw'umwihariko ingabire yo guhindura imitima inangiye. Babandi ba ruharwa, babandi b'intakoreka cyangwa se n'abahakanyi, urwo rw'iyo barugezemo Nyagasani abo bantu iyo ngabire yo gukora kuri iyo mitima no kuyiha guhinduka. Ingabire irindi sezerano ari naryo rya nyuma rya 12 riravuga ngo urukundo rushobora byose rw'umutima wanjye ruzatanga ingabire yo kwihangana ku bantu bose bahazwa buri wa gatanu w'imboneka mu gihe cy'amezi 9 akurikiranye. Y'amezi 9 twavugaga nyine yo guhongerera, ngo urukundo rw'umutima wanjye ruzatanga ingabire yo kwihangana ku bantu bose bahazwa buri wa gatanu w'imboneka mu gihe cy'amezi 9 akurikiranye. Mu gusoza rero muvandimwe, fata icyemezo cyo guha Yezu umwanya wawe, isengesho ry'umwihariko, gushengerera hamwe n'umuryango wawe. Wowe niwemera wemere ubwire Yezu uti Nyagasani ugushaka kwawe kuzaba ari kukubaho. Ahantu gushaka kuvuga nshobora kuba nshengerera ubwanjye, ariko gufata akanya nge na Anonsiyata tukajya gushengerera niyo yaba ari iminota 5 nk'urugo, byakunda n'abana tukajyana igihe bishoboka. Ikindi rero twafataho icyemezo ni ukwiyegurira umutima mutagatifu wa Yezu, buri wese ku giti cye cyangwa ababyeyi ubwabo n'abana babo. Ikindi ni ugukoresha uko dushoboye kose tukimika ishusho y'umutima mutagatifu wa Yezu mu muryango. Ntacyo twishoboreye, ariko iyo tubwiye Yezu ngo gushaka kwe kuba ariho kuba tukamwemerera birakunda. Murakoze. Komeza intambwe zanjye Nyagasani.